Mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye niho yiga. Ni umwana wa gatatu mu bana bane b'umuryango wa Harerimana Celestine, akaba afite imyaka 17 y'amavuko. Yitwa Bavugimvira Emmanuel, chef wa radio yitwa Emma Radio. Ni nawe wayikoze maze ayitereka ku mirongo ya FM ya 96 n'ibice 4 na 96 n'ibice 5. Njyango rero abantu mukurikiye studio za Emma Radio, njyango murabibona neza cyane nabari kutwumvira ku murongo wa 93 n'ibice 4 na 93 n'ibice 5. Njyango uratwumva neza cyane. Tukaba rero dutangiye mu masaha ya saa 9 n'iminota 2. Ngira ngo rero turi buze kugenda tuvuga ku bintu byinshi cyane, aho turi buze kugenda rero tubabwira n'ibindi biganiro n'amateka ku bintu bitandukanye. Yafashe ibikarito n'imbaho arabigegena neza cyane, acukura hazanyura amasinga n'utundi twuma, anabishyiramo maze abisiga amarangi. Kangaka niko kabasha kuba gafata amajwi kakayohereza muri frequency hejuru. Nyangwa abonye n'umunara. Iyi nayo ni volume ibasha kuba yagabanya hose, ikagabanya amajwi, ikaba yanakongera amajwi. Ngira ngo rero akanako nakabasha kuyatsa cyangwa se kakayizimya. Iyi nayo ni interrupteur ibasha kuba ihuza mikoro n'indirimbo. Iyi nayo ni imyanya ibasha gucomekwamo mikoro wamplifier ibintu bitandukanye. Iyi nayo ni volume yongera muri frequency. Ubu yo ngabanyije gutya yanga afite amatelefone murabyumva itako igabanuka. Nakongera guki kiyongera aha naho ni bisanzwe. Yanga urabyumva hari muri buffer ko bita bivamo. Bikongera bikaga. Iyi nayo rero ni machine ibasha kuba yashyiramo indirimbo bitewe niyo ngiye gucuranga. Nyango urabibona ko ngenda nzenguruka mu byumba bitandukanye nk'urugero. Kumbuga iwabo hashinze ibiti birebire yashyizemo amasinga, ibyo wakwita nk'iminara ituma Emma Radio yumvikana. Muri metero 50 uvuye iwabo ubasha kuyifata aho ngaho nyine mu murenge wa Nyakabuye mu kagari ka Kamano mu mudugudu wa Bikinga. Emma Radio rero 95 n'ibice 4 FM nize kome kugera muri kurikira ni Emma Radio. Muziki mugenda mukumva urukweto nizere ko aho muri basomye kugenda mugumva neza cyane. Uyu musore muri iki gihe yahisemo kujya ayifashisha akangurira abaturanyi be kwirinda COVID-19, anyuzamwe ariko akanabasusurutsa mu muziki ucurangirwa muri studio z'i radio. Bavugimvira Emmanuel hari icyo ahora arota mu buzima bwe. Intumbero yanjye no kugira ngo mbashe kuba nakora ibishobora kugira igihugu akamaro ndetse nanjye bikaba byangirira umumaro. Saba ko banshyigikira bakaba bamfasha mu byo numva. Ishuri rya electronique. Harerimana Celestine umubyeyi we abona uyu mwana we ngo yazagera kure, icyakora ngo imbogamizi kaba ubushobozi. Iyo ndebye nyine mbona ari umwana ufite ubukorikori bwinshi, uretse ko nta bushobozi mba mfite bwo kumuhereza icyo ashatse cyose. We muri we avuga ko yakora n'ibirenze ibi ngibi, akaba yabasha kubona amashuri, abasha kuba aho yajya kwiga akabona ubwenge bushobora gutuma yakurikirana ibyo nyine ashoboye gukurikira. Uretse iyi radio, uyu mwana w'umuhungu yanakoze telefone mu mbaho ashobora kuvuganiraho n'abandi mu bagize umuryango we babanaho mu rugo bidasabye ko ashyiramo amafaranga. Uri kunyumva? Yego. Ngira ngo rero ureke sibyo ubu tugiye gutangira kuba twakorana. Ndetse yanakoze ka kuma bashyira ku bipangu ukandaho ushaka ko abari imbere bagukingurira alarm. Avuga kandi ko afite inzozi zo gukora imodoka ndetse ngo yatangiye no kugerageza indege. Theogene Twibanire, i Rusizi.